ntabwo ariko bivuze ngo nimba ufite imboro nini umugore wese uyisweresheje ngo ari buze kuyirwa kubera ngo wamushyizemo ikiboro kinini. Burya kurongora waba ufite imboro nto cyangwa ufite imboro nini byose ni tekinike. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bakurikiye iki kiganiro. Uyu ni wa mwanya tubagezaho inyigisho zitandukanye. Noneho nagira ngo tubashe kuganira ku kintu cyerekeranye n'imboro ebyiri zitandukanye, harimo imboro ntoya n'imboro nini. Ariko mbere yo kugira ngo dukomeze ikiganiro, kora subscribe, like and comment kugira ngo tujye dukomeza kugendana mu biganiro byose tuzajya duhita dushyiraho basi ubu wa mbere. Rero twagiye tubona kenshi yuko imboro habaho imboro nini n'imboro ntoya, ariko abantu bazifite bakaza kugira ipfunwe n'ikibazo cyo kuba wazikoresha. Ushobora kuba wumva uvuga uti njye mfite ikiboro kinini, nimba ari ikiboro cya ruhogo cyangwa ikiboro kiri bundi bwoko, ukumva yuko nyine uri umugabo ushyitse ngo ni ukubera ngo ufite ngo imboro nini. Ariko ukuba ufite imboro nini ntabwo ari byo bivuze yuko ariko kuyirongoza. Ntabwo ariko bivuze ngo nimba ufite imboro nini umugore wese uyisweresheje ngo ari buze kuyirwa kubera ngo wamushyizemo ikiboro kinini. Burya kurongora waba ufite imboro nto cyangwa ufite imboro nini byose ni tekinike. Reka mbere ku bagabo bafite utuboro dutoya. Hari umugabo ugira akaboro gatoya, noneho kuko abazi neza yuko ashobora kugashyira mu mugore akamucumita, akumva yuko nyine nta hantu kamukora. Akenshi ugasanga atinya no kujya arongora avuga ati bataza kunseka kubera mfite akaboro gatoya. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byakagombye kuguca intege. Hari ikintu ugomba gukora. Rero ikintu we mugabo ufite imboro ntoya, ikintu ugomba gukora, hari positeri urongoreramo umugore ukamucumita cyangwa se ukanamunyaza neza originali ariko akanyurwa, sibyo? Hari ukuntu ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kubanza kumutegura, sibyo? Ukamutegura, ukamusoma, ukamukora mu matwi, ukajya ukora ku gituba, noneho ukabanza ukamuteramo amafinga, ibintu nk'ibyo. Noneho we yajya ashaka kwifatira imboro ugasa nk'uyimwimye, noneho wabona yuko igituba cyamusajije ukamwihora akayifata akayikorezaho. Noneho iyo ubona asa nk'ugiye kurambirwa ikintu ugomba guhita ukora, ugomba guhita wifatira ya mboro yawe ewana ukamuswerera inyuma, ukamucumitira inyuma, ukamucumitira inyuma, ariko ukabikora iki kintu ugomba gukora kugira ngo uhite umwumvisha neza. Umuswera umubumbishije amaguru, nimba wenda umuri hejuru wenda nka gutya, ukaza ewana ukamubumbisha amaguru. Noneho ka kaboro kawe kahisa nkaho igituba cye kiyegeranyije, ukajya ugenda umucumita ukamucumita, ariko nyine yashaka kubangura amaguru ugahita umufatiramo. Icyo gihe ntabwo amenya geste, ahita ahubwo agira ngo ni nka positeri ushatse kumukoresha. Noneho ugahita ukora iki? Ukaza wifite kime zawe ukamunyariza inyuma, koko ukamunyaza agasara kuko ufite ako kaboro gato. Hari abagore kenshi barangiza bitewe n'uko wabacumise, ariko icyo gihe wamuteguye neza fresh ewana ukamubumbisha amaguru, ukajya umunyaza inyuma, akaba ariho wibanda cyane. Akenshi uko byagenda kose umugore aremera, sibyo? Kandi iyo mboro ikanamuryohera. Turi kubyumvikanaho. Noneho ku bagabo banini, urabona nimba ugiye kurongorwa n'umugabo ufite ikiboro kinini, hari ukuntu ashobora kuba wafata nk'icyo kiboro, yarangiza mwenda mwamaze gukarisanya buri kimwe cyose, mbese ibintu ari tayari, yarangiza agafata cya kiboro cyawe cye akakigushyiramo ukuntu. Noneho ari ukuntu agenda agisunikamo kubera ari kinini, gifite umubyimba ari na kirekire. Uko agenda agisunikamo niko ugenda wumva yuko ari ahantu gikora. Noneho nawe iyo uri umugore uzi kunyonga, agishyiramo gikatisha hirya hino, uri kubibona, ukajya ugenda ugikatishamo kugeza ubwo kigezemo, ubundi ugahita ukizamuriramo neza, umugabo nawe akaba yamaze kuyishyiramo, sibyo? Noneho hari ikintu umugabo ufite imboro nini agomba kumenya. Akenshi hari nk'abagore wenda usanga wenda banambaza ati se ko umugabo wanjye wenda afite imboro nini, ariko akenshi iyo ayishyizemo ahita akirekeramo, ugasanga nk'utubuno nitwo turimo turanyizunguza hejuru, imboro ikagomeza hahandi hamwe. Ngaho nawe unyumvire,
ukaba ufite imboro nini ariko ntubashe kuyirongoza, wo kumva nimba ukimusegetsemo cyose cyamugezemo ukumva ngo ubwo uramwemeje. dore ko rero abagore natwe dukunda kwitakishwa, ubwo uko ikimushyizemo sheri mbabarira ndi kuyumva sheri, nyine ari kwivugisha ibintu nk'ibyo ngibyo, wowe uhita wumva ati namwemeje, cyahita kigeramo ubwo ukatangira nimba wenda yanatandara birimo ugenda umucumita, warangiza wageraho ukajya ugenda ucumita wigira ibingibi ngo warongoye. wowe urimo uragenda uzamuza utubuna winjira mu gituba ngo warongoye, ntabwo ari uko byakagombye kugenda. nimba uzi neza yuko gucumitisha imboro nini bikugora, ntabwo ari ngombwa ngo ikiboro cyose ngo ugishyiremo, hari tekinike ugomba gukoresha. ugomba kugira ngo twigira hejuru ye, nimba uri kumukora posteri yuko waza nk'ubungubu ugahita uryama hejuru, kwa kundi urimo uramurongora ukajya ugenda umucumita ugashyiramo imbaraga nyinshi, n'iyi mboro yose itajyamo ariko ukayimushyiramo byibuza hagasigara nk'akaboro gatoya katinjiyemo, kugira ngo nyine nujya kugishyiramo cyose ni handi uzajya ugenda ucumita gutya gake. kandi ubwo umugore nyine nawe wumva washeze washyukwe byatari ko wagenda umucumita udashyiramo kuraje unamucumita ku buryo nawe ahita asara, mbese ukumva arasaze. icyo gihe nta kintu uba ukoze. ni wenda nk'urugero uzarebe nk'iyo ugiye kurangiza. iyo ugiye kurangiza bisaba yuko ugacumita cyane, ariho hahandi usanga abagabo benshi baswera ukumva bajya kurangiza ngo n'umugore nawe iyo atangiye kumva umeze uko ni hahandi ahita azamura amaguru uko ugenda ucumita nawe agasara bya hatari. noneho warangiza wamurangirizamo agahita akubumbisha amaguru, ubwo urumva nyine waba yashyize hejuru yagufatiyemo gutya. noneho cya kiboro cyakakizana ukakimujombamo kurangije ugenda ugijombamo nimba nta predanse mwakoresheje ewana, ku buryo nyine amasohoro uhita uyamucengezamo inguni zose, kuko burya nazo ni vitamine. noneho akenshi nari mvuze ukuntu ugomba kuzajya ucumita umugore. noneho reka ngaruke ku kintu cyo kuba wamunyaza. we mugabo ufite imboro ndende, ni mu gihe urimo uranyaza ubona yuko umugore wawe ameze neza fresh, rugongoye nyine ubona yabyimbye, cyangwa se wenda n'imishini ubona yabyimbye, byose hamwe nyine ukubita ukabona amazi araje. munyaza, numara kumunyaza mu gihe ubona yatakombe nk'amavangingo ari ukuntu agenda agabanyukamo, wongere ushyiremo nk'imboro nk'inshuro nka zingahe, ucumite uhita ukuramo wongere umunyazi, sibyo? noneho kubera ntabwo uzafatira rwa rugoro rwawe nimba rureshya nka gutya ngo ufate ugiye kunyaza gutya, urabona nta kintu wabukoze. ahubwo egera hafi y'umunwa wayo, kuko umunwa w'imboro niwo unyaza.